Ndamutse Alphonse umuyobozi wa Korali Emawusi dukorera umurimo w'Imana ku mudugudu wa Cyambara. Korali Emawusi yatangiye umurimo w'Imana mu mwaka w'1993. Yatangiye ari abana muri 1993 bari abana batoya, ariko mu mwaka w'1998 iza guhindurirwa izina yitwa Korali Emawusi. Bari abaririmbyi bana batoya batarenze 30, ariko ubu ngubu Korali Emawusi igeze ku mubare w'abantu 60. Nta rindi banga ni amasengesho, kuko twebwe imibereho yacu ishingiye ku masengesho, tuvugana n'Imana, Imana ikaduhumuriza, tukagira ibyiringiro by'uko tuzabaho bitewe n'uko dushigikiwe n'Imana. Ari yo mpamvu muri izi ndirimbo dufitemo ubutumwa bwira abantu yuko hari ibyiringiro byo kubaho none ndetse no mu gihe kizaza. Umunsi wa none nka Korali Emawusi dufite umunezero nk'uko benshi mubibona, wo gushira ku magaragaro umuzingo w'indirimbo 10 witwa Nimuze Dukore. Muri izi ndirimbo 10 harimo ubutumwa butandukanye tubwira abantu yuko Yesu afite inzira, kandi dushishikariza n'abantu gukora umurimo w'Imana. Buri muntu wese agira ishaka n'umwete byo guhindukira. Icyambere tubwira abantu ni ugukizwa kugira ngo tuzajyane mu bwami bwo mu ijuru. Ikindi turasaba abantu kugira ngo bose bafatireho urugero abari bihebye, bagira ibyiringiro yuko dufite ubundi buzima, kandi umuntu wese uzi yuko ariho amenye neza yuko hari izindi nzira Imana ijya inyuzamo igatabara abantu bayo. Turashishikariza rero umuntu wese wumva izi ndirimbo guhindukirira akiyana kugira ngo tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Mboneho no gushimira abaterankunga babanye natwe, ubuyobozi bw'umudugudu bufatanye ku mudugudu dusengeraho. Ibyo byose ni ibintu byagiye bidufasha kugira ngo tubashe kugera kuri ibi bikorwa. Iyi Korali Emawusi icyo twayikundiye nuko ari korali igica bugufi, igakora umurimo w'Imana ifite umwete kandi ifite n'intego yaho ishaka kugera. Akaba ariyo mpamvu duhamagarira abandi bantu bose bumva badufasha kuyitera imbaraga, tubaha ibitekerezo mu gusenga cyangwa se mu mbaraga zo gukora undi murimo w'Imana. Tukaba dutanze urubuga ku bantu bose bumva bakora umurimo w'ubuterankunga kuri Korali Emawusi. Ni karibu. Korali Emawusi ni korali ihagaze neza, Imana ikunda natwe abayobozi dukunda, kubera ko bubaha kandi bakumvira bagashyira mu bikorwa iby'ubuyobozi bw'itorero bubasaba. Turarikira abandi baririmbyi kuyigiraho, kuko bagira ubumwe kandi bagira urukundo, kandi bakagira no gufashanya ubwabo ndetse n'abandi muri rusange. Alubumu yitwa Nimuze Dukore Imana Izatwibuka, igizwe n'indirimbo 10, kandi nta ndirimbo n'imwe ihuje injyana n'indi. Ibyo byose twabikoreye kugira ngo buri muntu wese abonemo injyana yifuza kandi afashwe nayo. Injyana dufite idasanzwe ni indirimbo yitwa Imirimo Dukorera mu Isi Nizaduherekeza, nayo yitiriwe alubumu. Injyana yayo yitwa Folklore. Iyo ni injyana ije vuba, abantu benshi badafite n'amakorali, ariko twebwe turayifite, na niyo yitiriwe alubumu. Imirimo dukorera mu isi izaduherekeza. Ndashimira abaririmbyi ba Korali Emawusi. Ni abaririmbyi bumvira, ni abaririmbyi bitanga, ni abaririmbyi bagira urukundo. Imana rero ikomeze bashigikire kandi bazahore batyo. Kandi tunaboneyeho dushimira producer Niyonzima Leopold wadufashije gutunganya amajwi, audio. Tunaboneyeho nanone gushimira Sindayiga Fidel wadufashije muri visuel kugira ngo bibe bigaragara gutya, yakoresheje umurava n'ubwitange. Turabashimiye muri rusange, Imana ibahera imigisha.